Mwiriwe neza abandi muri aho. Ndagira ngo mbanze mpere kugushimira abaduteguriye uyu munsi n'amateka yawo umunsi uko batumye umunsi ubaho ukagira ibiganirwa ukagira ibishyirwa hanze biranga ubuzima bwacu bw'igihugu uko dukwiriye kubaho. Ndabashimira rero aba Unity Club byibuka umunsi n'icyo ubereyeho bigahabwa agaciro bikwiye. Ndagira ngo nshimire bagaragayeho ibikorwa mu mateka yabo kandi bijyanye n'amateka y'igihugu cyacu, ibikorwa byiza, ibikorwa by'ubutwari babishimiwe ku mugaragaro ku rutonde twagejejweho kandi uko twababonye. Nagira ngo ku buryo nanone bw'umwihariko mbashimire. Nanone nagira ngo nkomeze mvuga ko umunsi nk'uyu hari byiza byo kwishimira, hari byiza byo kwibuka, ariko mu gihe nk'iki ngiki bisubiza n'abantu mu mateka kugira ngo bongere batekereze, abantu bisuzume, ariko bigamije kugira ngo turebe imbere, turebe ubuzima bwacu twese, igihugu uko bwakomeza guhinduka bukamera neza. Icyo mvuga rero ko hari ubwo bituma abantu basubiza ibitekerezo inyuma kugira ngo tugire amasomo dukomeza kuvana mu mateka yacu. Hari ubwo nk'ibi twumvise gutwara abantu bagize ibyabaye ku babo, ku bo barokoye cyangwa barwanyeho cyangwa no kuri bo ubwabo, bituma umuntu yongera akibaza atari ku bundi, ntagiye no mu buzima busanzwe ku isi hose bw'abandi b'ibindi bihugu. Ibyo turaza kuba tubigarukaho. Urabanza ukabaza utari ku bundi, aya mateka, ubu buzima, twebwe nk'abantu ni iki, kugira ngo ubuzima bube ubwo kwica gutwara ubuzima bw'umuntu, kumena amaraso, kikaba ikintu kiranga amateka yacu, kuvuga ngo mu gihe iki n'iki mu buzima bw'igihugu, mu mateka yacu, ibi byose twumvise batubwira ni bikeya, ibi ni bike batubwiye byabaye kuri aba cyangwa byabaye ku bandi ku gihugu, ariko ni amateka yacu. Ariko kwibaza utari ko amateka buri munsi uko numvise ubuhamya nk'ubu, hari byinshi umuntu yiga
iteka mbanze mpere ku experience yanjye iyo mbyumva nk'ibi hari byinshi nibaza, hari byinshi numva, hari byinshi menya nk'isomo, ariko I get even more confused. Umenya byinshi, wumva byinshi, wiga byinshi, ariko ukaguma wumva hari byinshi utazi bitewe n'ibyo wumvise. Cyangwa se ibibazo byabajijwe imyaka 20 ishize, 15, ejo bundi, usanga aho kugira ngo bibonerwe igisubizo bisa nkaho binakomera kurusha kugira ngo umuntu yumve aho bishingiye n'icyo gisubizo uko cyaboneka bitewe n'ibyo wumvise. We hear a lot, we learn a lot, but honestly, every time I get even more confused. Kuko utari kutwicaye aha n'abandi badahari, ibi nitwe twabibayemo, nitwe twabigizemo uruhare, nitwe ntabwo ari abandi. Mushaka umuntu ashaka kuvuga ati reka ntabwo ari twe, ni abandi se bahe batari abanyarwanda. So nuvuga ngo nitwe, ariko gute? Nitwe gute? How? Kuki? Mu bibazo byose dufite nk'abanyarwanda, nk'abanyafurika, nk'abantu, turi abantu, kuba twarahisemo kongera ibibazo bikaruta n'ibyo twari dufite, cyangwa se tukitera ibibazo n'umuntu yibwiraga wenda ngo ari n'ushobora kuvuga ngo ibyabaye kubera ko byari bigamije gukemura ikibazo runaka. Ikihe kibazo se? Uwuhe muco se bishingiyeho? Ubuhe buntu se, ubunyamuntu? Turi abantu, mu buzima bw'abantu habamo ibintu nk'ibyo twakoze dute? Yonyine twibajije iki kibazo, dukomeje kukibaza, ndakibaza, kuko n'ibyo mvuga ntabwo ibyo numva buri munsi, ibyo mbona buri munsi, ibyo menya buri munsi bimpa kumenya bihagije, cyangwa se gutuma umuntu abonera igisubizo ibishingiye ku mateka yacu bishaka kugira ngo twubake imbere heza hazaza, uticisha ngo uko biriya byaje ni nako byagaruka. Hari byinshi tukibaza. Ikindi mbivanamo ibyo umuntu amenya, aba bantu twashimiye hano abanyarwanda, hari ubwo uvuga uti njyewe ndabyumva nkavuga ngo hari ubwo bababwiye ko ari twe twabanje kubona ishimwe ryo kuba twarabaye intwari, twaragize dute, ariko rimwe iyo numvise iby'aba bantu njye numva ibyo bakoze njye ntari kubishobora.
ibyo uriya mudamu yatubwiraga mu kanya, iby'abandi babavuze bakoze, ndetse bakabikora hari ibimaze kubabaho bisa nka biriya batubwiye, kugira ngo abantu bakwicira abawe aho ngaho babatsembe usigare wenyine, nurangiza wibuke kuramira undi, wenda njye byangora. Icyo mvuga ko bagomba kuba bimwe ibyo bakora cyangwa batubwira abantu bakoze bimwe birenze ibindi dusanzwe tuzi. Mara kukwicara abantu bose kugira ngo bakatsemba, ndetse nawe wenda bakakwica bakakuvana mu mirambo bakagukiza, ariko wavayo ukibuka kugira uramira nawe cyangwa kugira uwukiza cyangwa ukorera neza. Numva ntabwo biba bisanzwe. Icyo mvugira nti wenda njye sinanabishobora. Ariko rero igihugu cyacu nyine cyabayemo ibidasanzwe, kizakizwa n'ibidasanzwe. Dushatse gukora ibisanzwe tumenyereye ahandi cyangwa kera ibi bitaratubaho, tuzaba ibisanzwe nyine. Ibisanzwe ni ibi byatubayeho. Ntabwo rero byanambuza gushimira abanyarwanda bose muri rusange, kubera ko hari byinshi bigenda bigaragara twubakiraho mu mbaraga zacu, mu bushobozi na buke bwaba buhari, ariko bikorwa ku buryo budasanzwe kandi bikavamo ibyubaka igihugu cyacu ku buryo budasanzwe. Ni ngombwa rero ko twakomereza aho ngaho. Ibidasanzwe bindi ni urareba umubabaro, agahinda abantu baba bafite, bavugaga ariko bakanga bakabaho, bakanga gupfa, ndetse bagatanga umusanzu kugira ngo n'abandi badapfa. Ndibwira ko byubakira wahoze bavuga u Rwanda kugira ngo rugaheranwa n'ibibi n'ikibi, u Rwanda rutazazimira. The drive igitwara abantu hari n'ubushake, ariko ubushake budasanzwe bwaba burimo n'umujinya, kurakara biva ku mpande ebyiri, niko nibwira, niyo abantu baba batari conscious yabyo, barenda batari. Ariko iyo mbitekereje, ni uburakari buva kuvuga ati ibi byambayeho, ntibyari bikwiye kumbaho, nta nubwo byasubira kumbaho gutya
uko byabaye ntabwo byasubira. Ku ruhande rumwe, urundi ruhande ni ukuvuga ngo n'abanyarwanda baba barabigizemo uruhare, niba atari ko banatekereza reka mbibatwerere mbabwire ngo n'abanyarwanda bitabayeho cyangwa se babigizemo uruhare nabo bakwiriye kuba batwarwa n'uburakari bwo kuvuga ngo uwakoze ibi ngibi akabikora no mu izina ryacu ntibyari bikwiye, nta nubwo bikwiye kuzasubira. Ngo ntabwo byasubira, ntabwo byakongera gukorwa mu izina ryanjye, kuko ntabwo ari uko nkwiriye kuba ameze, ntabwo ari uko se cyangwa nari imeze. Bizahame uwabikoze wabigizemo uruhare ariwe, ariko ntibyasubira kugira ngo byongere bibe mu izina ry'umuntu niyo yaba atabikoze. Ugiye kwica umuntu, kwica abantu, ukagenda witwaje cyangwa wongereyeho izina ryanjye, uri umwanzi nkwiriye kukurwanya. Utabikoze uba ubaye umwicanyi nawe uri muri icyo cyaha. Ibyo rero aya mateka yacu akwiriye gutinyura abanyarwanda ku mpande zombi, ndetse ari nabyo bibamo kongera kubaka u Rwanda rushya rwacu twese. Ntabwo ari u Rwanda rwa bamwe ngo abandi barurimo nk'abashyitsi gusa cyangwa barakurikira abandi, ntabwo ari byo. Politike rero yatumye ibi byose bishoboka, ngira ngo yashingiye ku kindi kintu. N'ubu ngira ngo no mu kubaka kwacu ibyo dukora dukwiye kuzirikana gutekereza, ugatekereza uvuga ngo ariko icyiza kimbereye jyewe ubwanjye nk'umuntu, cyo numva ashaka kugeraho, ariko ntabwo cyaba kibereye n'abandi. Bashaka umutekano, bashaka ubuzima bwiza, bashaka ubukire, bashaka gutunga, bashaka gutunganirwa, ariko se biragoye kugira ngo wumve ko n'undi ari byo ashaka, ko buri munyarwanda nawe ari byo ashaka. Wabibona ute n'undi munyarwanda nawe akabibona? Nta handi byaturuka rero bidaturutse mu bumwe abantu bahora bavuga, Unity Club ishingira kuri icyo kintu cya unity, ubumwe. Twese dufite imiryango tubamo, imiryango yacu. Mu muryango ni uwuhe muryango w'umuntu abamo akumva uwo muryango yawugabanya? Niba muri uwo muryango harimo abantu 6, 8, akumva ko hakwiriye kubamo ibintu bituma babiri babo ukwabo cyangwa abandi 3 ukwabo, cyangwa ndetse bagahangana. Nibwira ko ugiye mu busanzwe, mu buzima busanzwe, umuryango ubumwe, ineza yifurizwa umuryango igera ku banyamuryango bose. Ntabwo yifuza ngo ugere ku bana bawe 2, abandi 3 basigaye byo kubageraho, abandi bagira ibyago, ntabwo wabibufuriza.
se ufite ikintu urwaye. Rero nitutiga iryo somo ubundi ryoroshye kumva ndetse rihereye no ku mateka yacu. Ku ruhande rumwe twagize ibyago bidasanzwe bitabaho. Ku rundi ruhande muri ibyo byago byabaye ntibikwiriye kudupfira ubusa, dukwiriye kubivanamo isomo. Isomo ritwubaka, ryubaka abariho ariko cyane cyane abazaza ejo. Bigatuma rero tumenya gutandukanya inyungu z'umuntu ku giti cye, z'umuryango umwe, n'inyungu rusange z'igihugu. Kubitandukanya mvuga biraza kugaruka ko byuzuzanya. Kubitandukanya si imvuga ngo bikwiriye kuba bitandukanye, ndavuga ngo umuntu ntakwiriye kumva ko ku giti cye ineza yifuriza umuryango we igarukira aho ngaho, ikaba iye cyangwa ikaba iy'umuryango we, ntibe inyungu y'abandi. Ahubwo iyo ubyumva rero neza ukamenya ngo inyungu y'umuntu, inyungu y'umuryango ni inyungu y'igihugu, inyungu yacu twese. Niyo mpamvu ahenshi iri ronda rya buri kintu icyo ari cyo cyose, ironda ubwoko, ironda amadini, ironda ku kuronda, ku kwironda, ku kwishyira uruhande, biba byerekana ko utumva inyungu aho zihurira. Nta n'ubwo inyungu yawe ishobora kugerwaho yawe wenyine. Iyo ukurikiranye inyungu yawe wenyine udatekereza abandi, abo bandi nibo babanza no kuyigiraho ingaruka. Nka politike yacu tubwira ko wese twakira tukamererwa neza turi abayobozi, abo tuyobora bagahera mu bukene. Ntabwo byashoboka. Umukene iyo akennye cyane akabura icyo arya, uzi icyo arya? Arya abakize. Iyo ukennye cyane ukabura icyo urya, umukire umuhindura menu yawe. Oh yes. Nta inyungu zirimo rero. Uvuga ngo kurinda inyungu zawe, kurinda ikikubereye, nuko wumva ko ugomba no kurinda iby'abandi, cyangwa se inyungu zawe ugomba kuzihuza n'iz'abandi. Niho unity ibera umuti igihugu cyacu. Korera hamwe, kumva ko turi umuryango umwe. Umuryango umwe nta nubwo niyo urimo abantu benshi batandukanye uko bateye, uko bumva,
ibyo bifuza ibyo byose babikora bibaho ariko bakaguma ari umwe. Kuko n'ubu ibintu bigenda bikura. Ubu ntabwo umuryango ntushobora kubaho wonyine, uri mu gihugu, n'igihugu burya ntikibaho cyonyine, kiba mu wundi muryango mugari nk'ubu u Rwanda muzi twagiyemo bya East Africa, buriya n'undi muryango wabaye munini. Ariko kugira ngo ubone inyungu zo mu muryango munini wubahiriza n'inyungu z'umuryango muto, niho bihera. Iyo tugeze hariya muri uwo muryango munini, mbere yo gufata ijambo ndabanza nkamenya ariko umuryango muto ho gato kuri aka karere, umuryango w'u Rwanda bimeze bite, inyungu z'u Rwanda zihagaze zite, kugira ngo mbone uko nzihuza n'inyungu z'ibindi bihugu, noneho dukorera inyungu z'aba muryango munini. Niturangiza icyo gihe no mu biganiro turavuga ngo ariko iyi Afurika yacu yo imeze iti, twayikorera iki, tugeze. Ariko nzajya kuvugira Afurika yose ntabanje gutunganya ibyo mu Rwanda se? Cyangwa nzajya kuvugira u Rwanda muri East Africa, mvugire East Africa ntabanje gutunganya u Rwanda? Ariko nuko bigenda, kimwe gishyira ikindi, ariko biramba ari uko inyungu zose z'abantu benshi zubahirijwe aho wahera hose. Ku muryango wawe w'igiti cyawe umeze neza, urashaka kumera neza, ariko n'uw'abandi urashaka kumera neza, mukajya hamwe, yamera neza mukajya n'ahandi, bityo bikagenda bikora bityo. Uru Rwanda rwacu rero kugira ngo rutubere rwiza, rugire n'uruhare rushimishije n'ahandi, kwa kurinda umuryango wacu, kurinda ibikorwa byacu byiza, kurinda ubumwe bwacu, kumenya umunyarwanda, kumenya ko ari umunyarwanda, dukwiriye guha agaciro. Ariko ubundi murabona mu myaka 20 ishize, 21, u Rwanda aho ruvuye n'aho rugeze, n'ingero zitangwa ku Rwanda ku isi hose, ntabwo ari kuri bamwe batuzi cyangwa iki. Nta handi byaturuka bitari muri bwa budasanzwe bw'ibikorwa, muri bwa buryo bw'imikorere yacu, ndetse no mu masomo twavanye mu mateka yacu mabi. Ahandi bagifite ibibazo, iyo urebye ibibazo tuvuyemo n'aho tugeze, usibye amasomo avuye muri ibyo ngibyo, ubu hari n'andi masomo usigaye ukurikirana ukareba ku isi hose ukuntu ibintu bimeze, ukavuga uti reka ntahe iwacu i Rwanda. Ibyo ariko biradusaba byinshi tugomba kuba twiteguye gutanga, biradusaba byinshi, imikorere myinshi, ibyo tugomba kuba twiteguye gukora. Biradusaba kutireba gusa buri muntu ku giti cye, biradusaba gushyira hamwe politiki
shyira hamwe politiki y'agaciro dushaka kwiha, politiki yo kumva n'ibyo ugezeho bidahagije ushaka ibindi, kuko birahari, hari byinshi tugomba kugeraho, ushaka gukora birenze ibyo wakoraga, utekereza uruhare rwawe, utekereza n'abandi. Reka hari byinshi iyo kureba n'aho tugeze nabyo bituruka no mu kwihangana no kwihanganirana. Njya nseka, hari ibintu byinshi wenda bamwe bitabageraho ariko murabizi, bimwe biba biri byanditse biri hanze hariya. Nk'ubu hari ubu rwose nseka aba bantu bo hanze, hari ubwo iyo ubona ibintu byaba byandika mu Rwanda nta demokarasi, nta freedom, ntibatuma abantu bavuga, ngo nta opposition, ngo nta tolerance, nta kwihanganira utavuga rumwe nawe. Mu Rwanda ubu turi abantu, leta ntiyihanganira abatavuga rumwe nayo. Abataruvuga rumwe nayo baba bavuga iki? Ariko baravuga iki? Ibyo leta ivuga se ko ari abantu gushyira hamwe imbaraga, gukora, kwiteza imbere kugira ngo tuvane no mateka yacu, uvuga ngo ntari kumwe nabo ari aravuga ngo tugire dute, ngo dukore iki? Ariko noneho igihe nkababaza, nta nubwo ari kera na vuba, habaraho ngo ariko ngo ibintu perezida, ubwo rega nkajya bakanshyira kuri interrogatoire, ngo ariko ngo ibi bintu ngo abantu batavuga ni bande? Ntabwo mwihanganira opposition. Ndababaza, ariko uko mundeba, iyo nza kuba ntihangana sinabihanganira mwebwe ubwanyu. Icya kabiri, wakwihanganira uwakwiciye akakumarira abantu, ukicara ukabana nawe ku meza, mukabana, mugahurira mu nzira, mukakora. Iyo leta bavuga tuyihuriyemo twese, muzi n'abatari beza bayibanjemo, batari bafite amateka meza, ariko bari bayirimo, nibo bivanyemo. Ariko ukihanganira uwakumariye abantu, ntiwihanganira ngo utavuga rumwe nawe. Rumwe nawe ni ibiki? Uvuga rumwe ni iki? Umuntu wakwihanganira uwagutsembeye abantu, ariko ntiwihanganire utavuga rumwe nawe. Kuvuga rumwe nawe, what is it? Ni iki? Kwanza bivuze iki? Mbwira ukuntu mu Rwanda duhuza Abanyarwanda, abiciwe bakagira uko bajya hamwe, amateka bakayarenga, bagashaka kubana, bakagira ngo batere imbere. Warangiza ukavuga ngo ntabwo bihanganira abantu. Icyo ni igitutsi. Nakwihanganira utavuga rumwe nanjye inshuro 100 kurusha uko nihanganira abo babimbaza. Ariko nabo niba mbihanganira, ubwo ni ukuvuga ngo n'ibindi ni ugupfa kuvuga gusa.
ubwo nabo muzi ibyo turimo ibi iyo bari bazi n'uruhare ruke rutoya mbifitemo iyo bari bavuga bakavuga ikibazo uzi ibibazo bya constitution ibintu bya succession abantu bakaza akambaza ngo ariko kuki utarashyiraho uzagusimbura wese wowe ushaka gushyiraho uzansimbura ko nari nzi ko muvuga ngo ni demokarasi se kandi nishyiraho uzansimbura ngo izabaye demokarasi bagatangira kumbwira abantu bati nk'akana buriya we ntiyategeka rwose yabishobora none se kuki atari we ugusimbura haje 2017 ahubwo se kuki udatuma biba wowe niba ubifite uburenganzira kibura bimbariza iki niba wowe biri mu burenganzira bwawe igenda ubikore ariko noneho nkababaza ariko hari ibintu bibiri baraza bakambwira ngo ariko kanaka ntabwo nibya 17 ariko wakubwiye ko bitazaba ninde cyangwa bidashoboka nyine ariko ubwo watoranyije uriho urambwira wowe ubushaka cyangwa urambwira ngo nanjye ninshyireho uwo nshaka ubwo biri hagati yanjye nawe nuvuga ngo either urashyireho uwo ushaka cyangwa nshyireho uwo nshaka abanyarwanda bo babaye abandi ntabwo mbwiye ngo ariko hari ibyo twumvise ko abanyarwanda bashaka kanaka wowe ukaba ubyitambika imbere niba ari byo wambwiraga nakumva kuko icyo gihe abanyarwanda bafite uwo bashaka nakoze icyaha cyo kwitambika imbere y'abo banyarwanda ngo mbabuze uwo bashaka ubwo ni icyaha rwose naba ngifite ariko uriho urambwira ngo kanaka ubwo ni kanaka wahisemo wowe ubwo ni umunyamahanga umuntu w'ikantarange uba mu birometero 10,000 arambwira ngo ariko kanaka ntubaze ko wowe umuzi uti ngikoreye ubana nabo uhuriye wamumenye uti abo banyarwanda kuki batamumukubwira ko aribo babana nawe ubamenye ute abo uza kunyogereza umbwira erega bakajya no muri cabinet yanjye bakambwira abantu we uzi rero abantu bo mu cabinet yanjye kurusha uko mbazi ariko birakwereka icyo nshaka kuvuga hano mu mateka yacu ntabwo ari ibi byo kwicana gusa erega twambuwe ubuntu kuba batumazemo ubuntu baduhinduye ibintu ntabwo tukiri abantu baradutekerereza buriya harimo na biriya nyine twambuwe kuba icyo dukwiriye kuba cyo icyo turi cyo twambuwe ubunyarwanda tugomba kubugarura tukabwisubiza byanze bikunze kuko n'impamvu zirahari njye ntabwo numva twese turi ibiremwa muntu ntabwo numva ikindi kiremwa muntu gifite uburenganzira bwo kungenera uko nkwiye kubaho ntabwo nabyumva umuntu wese ufite agaciro ntabwo akwiye kubyumva kugenerwa uko ubaho mukabyemera abantu bakabyemera abanyarwanda bakabyemera bakagupimira uko ubaho undi muntu nkanjye kiremwa muntu
whether you are white or brown or blue or whatever, you cannot urangenera ute? Umunyarwanda rero babanje bagakamuramo kuba umuntu, kuba umunyarwanda bakabimukamuramo bakabimumaramo agasigara yumye. Niyo mpamvu bashobora kuza bakaguma baguha ubuzima, baguha ubuntu, kuba umuntu, bakabiguha ku drip serum. Ubu u Rwanda rukajya ku serum bakaguma batonyazamo, bashaka bagafungaga, screaming ukavuza induru bakongera bakarekuraho gato, akaba ari uko tubaho. Niko bimeze, ariko iyo serum nitwe tuyishyiraho. Afurika ureba ntabwo bitubaho twenyine, n'abanyafurika bandi nuko usanga Afurika yose, continent yose irimo abantu barenze miliyari y'abantu baraho bari kuri serum. Afurika iri kuri serum. How? Dushobora kubaho ku serum, nitwe tubyishyiraho. Tubishyiraho tutiha agaciro, ntitugahe n'abantu bacu. Reba ibihugu bimwe bidukikije, ariko nk'uko nababwiye mbere y'uko u Rwanda ku interesi za Afurika cyangwa akarere, tubanze turwane ku nyungu zacu. Abanyarwanda tubanze dukumire ikibi kitazadusubiramo. Twakoze ishyano bihagije, ntabwo twakwemera ko hagira ikigaruka. Njye n'ubu mpora nibaza impamvu abantu batagira ubutwari bagasaba imbabazi no mu izina. Ntabwo kuvuga iyo navuga gusaba imbabazi, ushobora gusaba imbabazi z'icyaha utakoze wowe ku giti cyawe. Ugasaba imbabazi ku byakwitiriwe utari unarimo, kugira ngo bitazanasubira. Turabona ingero nyinshi zihagije hanze, ibyo navuga ubona hanze hirya no hino. Abantu mu mazina y'amadini bagenda bagakora ibyaha bitwikiriye idini, ariko atari idini ribibigisha, cyangwa benshi muri iryo dini batabifitemo uruhare. Byaba byakozwe, abayobozi b'ayo madini bagahaguruka bagafata iya mbere, bagahana ababo babigezemo uruhare, cyangwa se bakanishyura n'indishyi y'akababaro ku bagiriwe nabi n'idini, nubwo abenshi muri iryo dini baba batarabikoze. Mwese twese dusoma ibitabo bimwe cyangwa dusoma inyandiko zimwe, turabibona. Hari ibintu byagiye bitera ku isi hose, abantu bakuru b'amadini bafata abana, bangiza abana, bagira bate. Murabizi byabaye muri Amerika, biba muri Ireland, biba Australia, biba hano hose. Abayobozi b'idini barahaguruka bajya no muri ibyo bihugu basaba imbabazi, bishyura n'indishyi z'akababaro. Hari abantu batangaga ubuhamya bumaze imyaka 30, akavuga ati jye nafashwe n'uyu muyobozi w'idini, ndi umwana niga, bamaze kuba abagabo, bakavuga ati n'uyu, bakamubwira bati
kuki se bitaba hano mu Rwanda ni ukubera iki? Kuki mu Rwanda abanyarwanda bo bagomba guceceka ntihagire n'umuntu ubabwira ati pole sana? Nuko dufite imibiri yiraburaza, biragenda it smells ni nka racism. Ariko ugasanga twebwe ubwacu abanyarwanda turi apologetic. How can you be apologetic? Twebwe akaba ari twe dushobora no kwisobanuraho, kwisobanuraho ku cyaha cyagukorewe n'uwagikoze wundi gute, akaba ariwe wisobanuraho? No, ukwiriye gusaba imbabazi. Intambara duhoramo n'amahanga yandi nayo yagize uruhare hano, ugasanga cyabaye ikintu ngo ni politiki. Yabaye politiki, banza ari nabo bagira influence muri ayo madini. Kuki? Ariko rero nk'uko abanyarwanda bavuga iteka, ntabibasubiriramo, nitwigera agatebo tuzayora ivu, azatuyoresha ivu. Ariko iryo twayoye ni ryinshi, ubundi twari dukwiye kuruhuka. Ntabwo tubaye agatebo igihe gihagije. Dukwiye kuba abantu, tukaba abantu. Ndi batinze gato, nimwe mwanyihamagariye. Nzi ko mwagize umunsi muremure, ariko nanjye ubuye n'umwanya wanjye. Ikintu cya mbere, iyo wihaye agaciro, iyo ufite agaciro, ukanasobanukirwa, ikiba gisigaye ni kimwe, ni ukugira ubushake, ni ukugira courage, ni ukugira ubutwari bwo guhangana n'ibyo ugomba guhangana nabyo. Ndetse ugahora wibaza ukavuga uti ariko ubundi nintahangana nabyo alternative ni iyihe? Ikindi kiri buvemo ni iki? Nintakora uko guhangana of course kurimo ibikomere, kurimo kubabara, kurimo, ariko noneho jya nabaza ngo ariko udahanganye n'ibi bintu uko bikwiye birimo n'iyo mvune, what is the alternative? Indi nzira ni iyihe? Indi nzira muzi nanjye rega ndashaka kuyimenya, nshoboye kubona iyo nyorohereza akazi nanjye niyo nanyura. Ariko uribaza ngo ni iyihe? Ni iyihe muzi? Hari ukwiyoroshya, hari ukwigwendeka, ukajyaho icyo bavuze cyose ugakoma mu mashyi, bakakuyoresha ivu ukayora, hanyuma ari kuvanamo iki? It is the alternative. Icyo nacyo mujye mukibaza. Hari ibintu bibiri bigoranye wenda bikomeye, uravuga uti birimo kuvunika, nimbikora ndatakaza iki? Ariko ubundi aricyo cyari kukurengera, ukavuga uti noneho reka nyure indi nzira, iyo nzira ndacyayishaka icyo nyivanamo, nkibonye ncyumvise nanjye nicyo nanyura, niyo nzira nanyura, nicyo nakora. Reka ndangirize kubera ko turi mu weekend, ejo bundi bizaba biri ku Sunday, ndaza kujya
ndagaruka ku bintu by'idini gato mfite aho mbihereye ngira ngo mbe mbahaye uko ntekereza kuko abantu bansabye ngo bategereje kuzumva ibyo mvuga kuri icyo nshaka kuvuga ariko reka mbe mbahaye babyita iki umusogongero ejo bundi nagira ngo hari ubwo abantu dushobora kwitera confusion kwitera ikibazo kitari ngombwa reka mbe mbahaye umusogongero w'ukuntu ntekereza uko ibihugu biyoborwa uko n'iza constitution itegeko nshinga abantu bagira ni politiki mbere na mbere ni uburyo abantu babaho kuri iyi si mu buryo bwa organization politiki nuko ibindi nabyo bibaho ariko bibaho ukundi hari draft constitution imazeho iminsi ejo bundi nagiye kubona mbona nta n'uwabinyaduresinzeho director ariko nkabibona mu makuru nkabyumva ku maradiyo mu magambo ikintu numvise kijyanye n'ibintu byari mu interuro rya draft constitution speaker ngira ngo urabizi neza agira ngo mbanze nkore clarification abantu bajya bareka kuba confused kuri icyo ngicyo ntabwo ari constitution yahindutse cyangwa abantu bahindura ni draft constitution abantu bagishyizemo nicyo gihinduka isn't it ikintu kijyanye hagati yo kwemera ndabyita kwemera na politiki isanzwe ibyo bavugaga mu nteruro niho kivugitse Imana isumba byose niki bisanzwe muri constitution birahinduka cyangwa biri muri draft constitution what ntabwo byahozemo so uvuga rero ngo turahindura constitution kubera ko ngo byavanywe muri draft izaba constitution ariko itaraba constitution uvuga atyo icyambere arabeshya ntabwo avuga ukuri cyongera ngo kibanze cyumvikane kuri buri wese icya kabiri icyo dukora ni constitution ni governance ni politics ntabwo turiho twandika igitabo cy'ibwirizabutumwa kuko ibyo biraturenze ntabwo biri mu bushobozi bwacu icya gatatu mu Rwanda uko mbizi uko mbyumva ndetse uko turushaka ni u Rwanda ruha abanyarwanda uburenganzira bwose abemera uko bemera n'abandi bose ni abanyarwanda twe dushinzwe muri governance ntabwo turema ntabwo turima ibyo ni ibyo dukora twebwe n'ibyo ku isi hano bidushinzwe ntabwo dukora iby'ikindi ahandi tuzajya igihe kindi ntabwo aho haraturenze
icyo dushinzwe rero ni guha abantu uburenganzira. Umunsi leta yivanze mu kwemera kw'abantu, nkajya mu idini runaka nkababwira ngo uzajye wigisha utyavanamo ibi, uzahindura ibi, ntukajye uvuga ibi, ibyo mba nivanze. Ntabwo tubishinzwe ibyo ngibyo. Ibyo ahubwo dushinzwe kuzabikemura umunsi byabaye hano, ariko ntabwo twe dukora interference, ntabwo twivanga mu bijyanye no kwemera kw'abantu uko bemera, nubwo natwe twemera. Ntabwo nakoresha kwemera kwanjye ngo ngushyire muri politiki iyobore abandi bantu uko bazemera cyangwa uko bemera. Kwemera ni ikindeba iruhande, ntabwo kiri muri constitution. Ariko noneho ahubwo ikirimo cyenda gusa gityo ubundi, kubera ko kinajyanye n'ibyo. Hari ibijya mu ndahiro y'abantu barahirira imirimo, barahira mu izina ry'Imana, ibyo ntawabivanyeho. Ariko kugira ngo abantu bumve ko byaje no kusa naho ibyo numva byumva ku maradiyo abantu bigisha, ntabwo ari byo, baravanga cyane ibintu. Kuvuga ngo leta ngo irashaka noneho ngo kugaragara nk'aho yo isumba Imana. Byo ni ugutukana, ntabwo ari byo. Nta hantu leta yigize ishaka gusumba Imana. Mu byo leta inashinzwe ahubwo ni ukugira ngo ho kubaho umuntu umeze atyo, cyangwa habaho abantu bameze batyo. Ishinzwe kubuza abantu kumva ko basumba Imana ahubwo. Ariko leta yo ikora ibyo ku isi hano. Abantu rero bareke kwiteranya ibintu, bareke gushaka ibibazo aho bitari. Abantu bareke kuvangavanga ibintu, bareke ushaka kujya kwemera, ushaka gukora ibyo akora rwose, wowe ujya imbere amubuza, uwo nguwo leta ishinzwe guhangana nawe. Ni nk'uko hari ibigomba kugororwa ahubwo iteka iyo abantu bakoresha iryo yemeramana kugira ngo bakore ibintu bibi. Hariho nk'amadini amwe yigeze kubaho, sinzi niba akiriho. Hari ubwo abantu banyuze mu kavuyo igihugu cyari gifite, batangira kujya bigisha abantu ibintu binyuranye n'ibyo leta ibwira abantu gukora bibereye ubuzima bwabo busanzwe. Bakigisha abantu ngo ntimukubahirize amategeko, kubahiriza amategeko kirazira, mujye mugera mutya, ntimukanywe ikawa, ntimukanywe icyayi, ntimukanywe amata, ntimugatunge inka. Ibyo ngibyo bari batuvanye no ku kazi ka leta ahubwo. Ibyo nibyo dukwiye kuba tuyoboramo abantu. Ntukivuze, ntukanywe imiti warwaye. Ariko abantu baragenda bitwikira ukwemera kwabo uko bumva, batangira kwigisha abantu. Noneho wajya kumuvugaho bati mu Rwanda ntabwo bemerera amadini kwisanzura. Kwemerera amadini kwisanzura, amadini akora ibyo akwiriye kuba akora, ntabwo arengera ngo akora ibyo adakwiye gukora. Ntabwo wagenda wigisha imiryango ngo yo gutwara abana babo kujya gukingirwa ngo uvuge ngo ntukanywe amata kandi ukabyitirira Imana. Ibyo se bihuriye he? Ndibwa rero ko nagira ngo nsaba abantu
ahubwo abantu bameze batyo bavuga bakabiriza ibintu nk'ibyo bakabya ubanza bagera aho akaba aribo bashaka kwihindura imana. Iyo ubwiriza, iyo wigisha abantu, iyo uri umukuru w'abantu bemera ubigisha ijambo ry'Imana, ntabwo uba wahindutse imana, ntabwo bibaho. Twese turi abantu, twese turi abantu kimwe. ari uwigisha ijambo ry'Imana ashatse yajya muri leta, agakora muri leta. Iyo yagiye muri leta yigisha ibijyanye na politiki y'igihugu na leta. Ni nk'uko natwe ubu tubishatse dushobora kuba abapasiteri tukigisha. Nagiye muri uwo mwuga, ndakora uwo mwuga, ntabwo najya kubivanga ngo njye kubwira abo nigisha uko constitution ikwiriye kubivuga. Ntabwo aribyo najya kwigisha, najya nakwigisha ijambo ry'Imana. Najya muri leta nkakora ibya leta, hanyuma ahubwo tugasigara dushakisha aho twanahurira, twakuzuzanya ku neza y'igihugu, y'abanyagihugu, kuko hari ibyo duhuriyeho byinshi. Ibyo duhuriyeho rero ari byo twibanzeho, ngira ngo twakwihuta gutera imbere, kuzamura abanyarwanda mu mibereho myiza, n'ibi bindi twahoze tuvuga mu mateka yacu nabyo tukabisiga inyuma. Iyo byasigaye ntibizongere hanyuma twese tukiyoroshya imbere y'Imana, nyine tukamenya ko ariko ntabwo kwiyoroshya bitegereza kubikorera imbere y'Imana, n'imbere y'abo uyobora wakwiyoroshya, n'imbere y'abantu basanzwe. Abantu bariyoroshya, ndetse abayobozi ubundi ni nabo bakwiriye gufata iya mbere, akaba aribo biyoroshya. Nagira ngo rero ubwo nanone mu magambo make dusubiye ku y'uyu munsi, hari abantu benshi bakwiriye gushimirwa kugira ngo bizakomeze. Hari abantu benshi bagize neza igihe abagira neza bari babuze. Hari abantu bagiye bakora ibintu ubundi abantu bakwiriye gukora, ndetse bakitanga, bamwe bakabizira, abandi ndibwira ko wenda na hano n'ahandi hari abavuga bati ahubwo igihe gitaha tuzabikosora. Ngira ngo abatarashoboye gukora neza kiriya gihe byari bikenewe, ntabwo gukora neza bibura umunsi, bihoraho. Igihe cyose wakora neza, iyo wumva neza, ukorera neza y'abandi bantu, ngira ngo ni byiza, birahari. Ariko ibyo dukora neza, ibyo twifuza igihugu cyacu, abanyarwanda bose, ngira ngo byanaruta tubirinze bikaramba. Bikwiriye kuramba, bikwiriye tugahora tubyubakiraho, dutera imbere, tugera ku bindi tutarageraho. Ngira ngo nibyo twifuza. Mbifurije rero amahoro y'Imana. Murakoze.